Hallelujah, Yewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Yewe Maria, 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 Yewe Maria, Maria we, umebarikiwa na Bwana. Yewe Maria, Yewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Yewe Maria, ni zawadi toka kwa Mungu. Mesia, umepewa mtoto mchanga, ataimiliki nyumba ya Yakobo, na ufalume wake hauna mwisho. Ni zawadi toka kwa Mungu. Mesia, tumepewa kitoto kichanga, ataimiliki nyumba ya Yakobo, na ufalume wake hauna mwisho. Ni zawadi toka kwa Mungu. Mesia, tumepewa kitoto kichanga, ataimiliki nyumba ya Yakobo, na ufalume wake hauna mwisho. Na ufalume wake ni wa milele. Na ufalume wake hauna mwisho. Na ufalume wake ni wa milele. Uhereye urasirazuba, ukageza urengerazuba, bavuge gukomera kwawe. Impande enye zose z'iyisi bamamaze gukomera kwawe. Uhereye iburasirazuba, ukageza urengerazuba, bavuge icyubahiro cyawe. Impande enye zose z'iyisi bamamaze gukomera kwawe. Uhereye iburasirazuba, ukageza urengerazuba, bavuge icyubahiro cyawe. Impande enye zose z'iyisi bavuge gukomera kwawe. Twavuse dusanga bakuvuga we, tumaze kumenya ubwenge. Wasanze urengeye uko bakuvuze. Twavuse dusanga bakuvuga baguhamya Mana we, tumaze kumenya ubwenge we Mana, dusanze urengeye uko bakuvuze.
bakuvuze twavutse dusanga bakuvuga tumaze kumenya ubwenge twasanze urengeye uko bakuvuze twasanze urengeye uko bakuvuze gukomera kwawe tuzakubwira ab'iki gihe ndetse no mu kindi gihe kizaza gukomera kwawe mana we tuzabibwira ab'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza gukomera kwawe tuzabibwira ab'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza ingoma yawe ntizahanguka ingoma yawe ntizahanguka ingoma yawe ntizahanguka ingoma yawe ntizahanguka ingoma yawe mana we ingoma 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 ntizahanguka we yasabwira abigishwa be murindiri Yerusalemu zaboherereza umufasha uwo ni uzabana namwe yasabwira abigishwa be murindiri Yerusalemu zaboherereza umufasha beriwe uwo ni uzabana namwe kandi n'abamanukira azabagira abagabo bo kumpamyi Yerusalemu Yudeya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi kandi n'abamanukira azabagira abagabo ayiwe bo kumpamyi Yerusalemu mana we Yudeya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi itorero ni mugende muvuga ubutumwa bwiza yo itorero ni mugende muvuga ubutumwa bwiza itorero ni mugende mana we muvuga ubutumwa bwiza muve mu rugabanga mwabamaze kwemera Imana mubwira abandi by'ubwami bw'Imana ko bwegereje torero ni mugende uvuga ubutumwa bwiza yo nukorero ni mugende uvuga ubutumwa bwiza we dorigiye kiragiye ni mugarura izo ntama tanga ubugingo bwanyu kubwa bene data bose abafano n'abize bafire mu mwami Yesu dorigiye kiragiye ni mugarura izo ntama tanga ubugingo bwanyu kubwa bene data bose abafana bize bafire mu mwami Yesu ninatamani nifike kwetu mbinguni makao mazuri sana ninatamani
makao mazuri sana. Mana ugira neza, Mana urera, Mana urakiranuka. Ntawe twagereranya nawe mwami, ntawe twahwanya nawe. Uri byiringiro byacu, uri amahoro yacu, uri agakiza kacu. Iyo tuvuga gukomera kwawe, iyo tuvuga imbaraga zawe, iyo tuvuga kugira neza kwawe, nuko twabonye imbaraga zawe ku buzima bwacu, twabonye imbaraga zawe mu miryango yacu, twabonye imbaraga zawe mu bihugu turimo, twabonye imbaraga zawe mu bihe bitandukanye, mu myaka itandukanye. Wagiye utwiyereka, waratwimanye, waratugwaniriye. Iyo dukora ibi, iyo tuzi imbere yawe, iyo turirimba, iyo dusenga, duva dufite aho tubikura, kubera kuko dushidikanya mu gukora kwawe n'imbaraga zawe Yesu. Iyo mpamvu dusaba izo mbaraga zawe kugira ngo zikomeze zibane natwe. Mwami, ndasabira batarakumenya kugira ngo babashe kukumenya, abatarakwizera bagende bakwizere bakumenye. Ni wowe buzima bwa none n'ubuzabaho iteka ryose. Pawulo aje kuvuga aravuga ngo naho twebweho ngo iwacu ni mu ijuru, ngo aho niho dutegereje umukiza ko azava, ngo uzabuje guhindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu bakayishushanya n'ubwiza bwe. Arongera aravuga ngo tureba kubigaragara ibi bizinaha, twebwe tureba kubitagaragara. Ibyo nibyo byacu, ibyo nibyo byiteka. Twizeye ko nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima bw'iteka. Kuba byizeye, kuba kumenye, umwanditsi arandika aravuga ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenye ko Yesu agira neza, ngo nimumwegeye niwe buye rizima ngo ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ngo ryaratoranijwe. Uri ibuye rizima, twabonye ibyo wakomeje mu buzima bwacu, twabonye ibyo wubatse mu buzima bwacu Yesu. Metari marivari de la gro shawi de waye wizagea, metatari marivari de la gre. Mu izina rya Yesu Kristo, niyo mpamvu nsaba n'abataramenya agaciro k'iryo buye y'ifatizo rikomeza hadakomeye hagakomera. Iryo ndarisabira buri wese kugira ngo abashe kurisobanukirwa, abashe kumenya agaciro kawe ku buzima bwiwe, abashe kumenya mission wamutumye hano ku isi. Ibi nibyo wadusigarije gukora hano ku isi, ibi nibyo turindiye, ni ukugira ngo twamamaze izina ryawe, twamamaze ubutumwa bwawe aho butaragera bubashe kuhagera. Mu izina rya Yesu Kristo, izi ndirimbo ziririmbwa nubwo tutarabahanga mu majwi, ariko reka zigende zikomanga mu mitima y'abinangiye batarakumenya, babashe kugira icyo zibasha kubakoraho ku buzima bwawe. Uri w'igitangaza Yesu, niko n'umuririmbyi yaburirimbye aravuga ngo uri w'igitangaza, uri w'igitangaza, uri igitangaza. Kukumenya byonyine biratangaje. Titwari ubwoko ngo twari kure n'amasezerano yawe, ngo twigizwa hafi n'imbabazi n'urukundo n'amaraso yawe. Ibyo ngibyo bibasha kutumenyekanisha, duhinduka abana, duhinduka abaragwa mu bwami. Warakoze Yesu, imbaraga z'ijuru ziganze ku barwayi barwaye indwara zitandukanye bari imbere yanje. Ndambuye ibiganza mpagaze ku ijambo ryawe. Waravuze ngo ntitwarambura ibiganza ku barwayi ngo bazaba bazima. Wa murwayi bamuzima mora amasaha y'ubunyine, yewe urushuremererewe biganyira, hinduka bamuzima. Wandwara we yo mu mutwe, indwara yo mu mitsi, mu majosi, indwara y'amaso, y'amenyo, y'izindi ngingo z'igice cy'umutwe, zose ndazireza imbere y'ubwiza bw'ijuru, nibahinduke bazima. Indwara zo mu nda, zo mu bituzi, imigongo, indwara zo mu maraso, indwara zo mu magufwa, indwara zo mu mitsi, indwara zo mu humekero, indwara z'inyama zo mu nda. Wandwara we letarima janda ya sikati tetari mini wini ya zove gromari de la prepare mariva shawi de we ya zove grimari de la prepare mariva. Uyu muntu uri imbere yaje, fataho urwaye, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wa mwuka we, we wa nyama ye urwaye we, hinduka nzima. Yewe wandwara we, sohoka mu buzima bw'uyu. Ndategese mu izina rya Yesu, niteguye ubuhamya n'ishimwe risha kubera irisengesho nsabye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Alors tari mariva metari tari moyiwezagea zova
shanda ya kitari marivayi. Yewe dayimoni shandabuka, yewe dayimoni mwara, yewe dayimoni soka mu buzima. Ijambo ryawe ryarambwe imibiri yacu n'ingingo z'umwami Yesu n'insengero za Mwuka Wera, ntabwo ari amacumbi y'indwara. Niyo mpamvu twimukiye umwuka w'indwara mu buzima bwa bene data bari imbere yaje. Mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Bene data, Imana ibagirire neza kandi Imana ibaho umugisha. Turabakunda kandi namwe mukomeza mudusabire kugira ngo Imana ikomeze duhe imbaraga zo gukora umurimo wayo muri iki gihe kigoye, igihe kiremereye. Imana ibaho umugisha.